akagari ka Sibagire, umudugudu wa Bugugu. Ngiye kubaha ubuhamya ku byiza byo gutanga mituweli. Ubuhamya bwanjye burimo ibice bibiri. Hari igice cyo kudatanga mituweli n'igice cyo gutanga mituweli. Nabayeho rero numva ndi umuntu udashobora gutanga mituweli, numva ko mituweli nta kintu imaze, numva ko umuntu utanga mituweli aba yabuze icyo yakoresha, kuko nabonaga ntarya ndwara n'umuryango wanjye urwara. Nuko rero igihe kiza kugera 2012 mbyara umwana. Maze kubyara umwana, ubwo naragiye mbyarira kuri centre de santé. Ngeze kuri centre de santé baranyakira. Bamaze kunyakira, ubwo Imana iramfasha ndabyara. Kuri centre de santé umubyeyi wese ufite arahasaba, avuga ngo Imana izamfashe mbyarire muri 220. Ariko ngewe kubera ko numvaga ibyo gutanga mituweli ntacyo bivuze, numvaga n'ubundi amafaranga yose ari buyatanga. Narabyaye, igihe cyo kujya kubarisha njyana n'abandi kubarisha. Ngiye kubona ba bandi bazi agaciro ka mituweli batanze 220. Ubwo ngewe nabari 100%, ntanga 1000. Ndataha numva mituweli nta kibazo. Ngeze mu rugo umwana aza kurwara, agira ikibazo cy'ubuhumekero. Birangije ubwo nta kundi numva ntagomba kujya gukora umurongo kwa muganga. Ubwo numvaga nyine ubwo ari bwo busirimu mfite bwo kudatanga mituweli. Naragiye njya kwa Mbayiha ampagasiro. Ngeze mu rugo n'ubundi ngahaye umwana byagira icyo bimara. Umwana arakomeza ahumeka nabi. Umuntu arambwira ati ariko se uwo mwana wawe wazamujyanye kwa Kanimba? Numvaga ko Kanimba ari nka Bambayiha Kanimba i Kigali, numva ko ari nka Bambayiha. Ndavuga nti nta kibazo uzamujyane. Nahagurukanye 200 mu rugo, nibyo nari mfite mu gihe n'inyuma. Numva ibyo 200 ari byose. Naragiye baratwakira, barambaza ngo ukoresha ubuhe bwishingizi. Ntabwo ndivuza 100%. Kubona ifishi byonyine byansabye 100. Ibindi 100 bampamo imiti. Naratashye, ngeze mu rugo n'ubundi umwana ntiyakize. Nari mfite inkamu. Ariko murambabarira, ngarutse inyuma gato. Ndi umumama w'abana 3 n'umugabo umwe. Noneho ubwo tujya inama tugurisha yabo. Tumaze kuyigurisha tugezeyo n'ubundi turavuza, ubushobozi buba buke. Baraje tujya mu bavandimwe, mu nshuti, turabasaba ngo mwadufasha mukaduha amafaranga tukajya kuvuza umwana. Abandi bati se ahantu mujya kuvuza umwana mwabuze amafaranga 220. Tuti nta mpamvu yo kujya gutonda umurongo kwa muganga, turajya muri pirive niho bagira vuba. Nyamara twagezeyo bwa bushobozi nabwo butubana imfabusa. Turagaruka dushyira agasambu ku isoko. Izo zose ni ingaruka zo kutumva neza akamaro ka mituweli. Ka gasambu twagasize ku isoko kagombaga gutunga uwo muryango wundi twari dufite. Ubwo n'ubundi bituvana ubusa, turakena, tubaho nabi. Nyuma tuza kwicara nk'umuryango turaganira, turavuga tuti ariko ko mbona abandi bajya mu bimina byo gutanga mituweli, uwatanga mituweli natwe tukareba. Ubwo twatanze mituweli. Tumaze gutanga mituweli igihe kiragera, ndongera ndatwita. Maze gutwita ubwo njya kwipimisha.
ngiye kwipimisha kuri centre de sante mbona ntanze ibiceri 220. Ntangira kuvuga ariko burya ubusirimu niyumvagamo budashinga, ubusirimu bwose bushingiye kuri mituweli. ubwo rero numva ntangiye kuryoherwa na mituweli, numva mituweli mbanye isukari, ntangira kujya mu bimina buryo umwaka utangira nishyuye mituweli, n'ubu ukurikiyeho mituweli ubu mba nararangije kuyishyura. ubwo rero najyaga numva ko guca muri ekogarafi ari ibintu by'abasirimu. ngiye kumva numva mu nda umwana ntakora neza, njya kuri centre de sante barambwira ati ugomba kujya imbere mu bitaro. ese muga ko kujya guca muri ekogarafi ari iby'abasirimu, ubwo njyewe naca muri ekogarafi? muganga ati se ntufite mituweli? nangira kumva ndyohewe. ubwo naragiye bampa taransiferi ndaryoherwa, ndagenda nimugani numva umwana atameze neza kubera ko mfite mituweli. yarambwira ati mubyeyi genda uca muri ekogarafi. naragiye nca muri ekogarafi ndataha. ubwo nari nasize 1000 ku idirishya. naragiye kuko bambwiye ko umwana ameze mu nda nta miti bari bampaye, cya 1000 barakinsubije ndataha. ngeze mu rugo mbwira umugabo ariko ntitwarahombye, ubu mfite ipfunwe ry'iriya sambu n'inka twagurishije byagombaga gutunga uyu muryango. nireba ubu 220 nimvuye guca muri ekogarafi nk'abasirimu bose. ati reka ni ukuri mvuye guca muri ekogarafi bambwiye ko akana kanjye kameze neza mu nda. nk'ubu rero ngiye kugira inama umuntu wese ufite imyumvire imeze nk'iyo nari mfite, atangire mituweli ku gihe, kuko mituweli ni ingenzi. uwuyifite ntarembera mu rugo, uwuyifite ntapfira mu rugo. ngiye gutanga ubuhamya. ubu iyo numvishe ngize ngo se mfata irangamuntu yanjye nkagenda bakamvura kuri mituweli yanjye, nta mwana wanjye ukirembera mu rugo, ntabwo umugabo wanjye yarembera mu rugo. ubwo turaho nyine turashimira abayobozi bacu baba baraduteguriye ibyo byiza byegera abaturage, buri muntu wese mu kigero cye. ndaha ubuhamya rero abaturage bo